felicitasiyo mbere na mbere yo kugira ngo tugire ibindi tuganira. Sinzi izo staff neza uri kumfelicitamo ariko merci. Tukaba twumvise ko mwibarutse. Murakoze cyane. Lockdown ni wowe igufashe gute? Imfashe nabi. Mbere najyaga mvuga yuko ari akanya ko keza umuntu abonye ko kwisuzuma, ariko narisuzumye bihagije ku buryo mba numva ntayo ngikeneye, ariko nanone nta bundi buryo bwo kugira ngo turinde imibiri yacu, turinde n'igihugu cyacu, kugira ngo tutakomeza gutakaza umubare w'abantu benshi basiga ubuzima bwabo, cyangwa se abagoranye n'inzego z'ubuzima bitewe n'uko hari abaremba. Nta bundi buryo buhari, nyine simerewe neza ariko numva ko ngifite imbaraga zo kubyihanganira. Ubu uhugiye mu biki? usibye umuryango ndanagira ndaburiya iyo mbonye akanya ndi recordinga mu rugo nkakora ama voices yanjye, kugira ngo nyine nzabashe kubona uko nzajya muri studio mfite ibintu bizima muri temps libre. Gusa nyine ndagira ndeba filime cyane, ebana zaranashaye ndimo ndazisubiramo. Noneho nasubiye muri Money Heist, La Casa de Papel. Narayirebye bihagije, ariko kuko ndi kwitegura ntuze izindi episode zizaza mu kwa 9, natangiye kuyisubiramo kugira ngo zizaze zisanga ndi tayari. Indirimbo wateganyaga gusohora muri iyi minsi bimeze bite, ni ryari? Mfite indirimbo nyinshi, ariko kubera ko ndi gatoya mu bintu by'umuryango wanjye, ahanini niyo nshyize ingufu cyane muri iki gihe. Mbona ntapfa kubikombera mu buryo bworoheje, ariko uku kwa 8 mu ntangiro ndumva ndi bugire icyo nkora. Yewe ndi no gukora no kuri album yanjye ya mbere, numva yuko reka ukwezi kutaha kwa 8 gutangiye tubashe kugira nzabaha amakuru yimbitse tu. Okay, sawa rero dusubize Olivia, umubwire ati felicitasiyo rwose. Ndamubwira ngo yonkwe. Yego. Urakoze. Usubirewe nta mahwa. Usubirayo wenyine.